Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yerekeye abana yaranze iki cyumweru dusoza. Muri aya makuru ndababwira ko ababyeyi basabwe kwirinda icyahungabanya imibereho myiza y'abana. Ni ubutumwa bahawe ubwo bizihizaga umunsi w'umwana w'umunyafurika. Ni mu gihe kandi abanyeshuri bo kuri GS Rwinzovu muri ako karere bashima ko bubakiwe amashuri asimbura yo mu 1980. Turababwira kandi ko ibigo by'amashuri birenga 110 mu Rwanda byahawe ibikoresho bya siporo. Turanyarukira mu karere ka Rubavu aho ababyeyi bahugira mu bucuruzi bashyizwe mu majwi mu bitera igwingira. Turababwira ku mukobwa w'imyaka 17 wishwe n'abantu bamusanze mu nzu. Turerekeza no mu karere ka Gakenke aho amarerero yatanze ibisubizo mu kurwanya igwingira. Mu makuru yaranze iki cyumweru kandi turagaruka ku nkuru y'akababaro yo mu karere ka Burera aho abanyeshuri bashyamiranye hanyuma umwe birangira ahasize ubuzima, abandi batatangajwe umubare barakomereka. Reka nongere nguhe ikaze, nkwibutse kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, wandika ijambo ry'umwana ugashyiraho umubare 1. Kuri website turi ijambo ry'umwana _rwa, naho hano kuri YouTube turi ijambo ry'umwana TV. Reka aya makuru tuyahere mu karere ka Musanze aho ababyeyi basabwe kwirinda icyahungabanya imibereho myiza y'abana. Hirya no hino mu gihugu muri iki cyumweru dusoje hizihijwe umunsi w'umwana w'umunyafurika. Twarabisobanuye ko byatewe nuko ku itariki nyirizina ya 16 abana bazaba bari mu gihe cy'ibizamini bisoza iki gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka w'amashuri. Mu karere ka Musanze rero ubuyobozi bw'ako karere bwasabye ababyeyi n'abarezi muri rusange kwirinda icyahungabanya imibereho myiza y'abana. Ibyo birimo ihohoterwa iryo ari ryo ryose, imirimo ivunanye ikoreshwa abana, ndetse n'icyatuma umwana ava mu ishuri. Umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayiranga Theobald yabigarutseho ku wa 11 Kamena ubwo hizihizwaga umunsi w'umwana w'umunyafurika muri ako karere, ukaba warizihirijwe kuri GS Saint François d'Assise Remera. Abana bitabiriye ibyo birori bashimiye ubuyobozi bw'igihugu buharanira ko nta mwana uvutswa amahirwe yo kwiga, biyemeza kurangwa n'ikinyabupfura no kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Kimwe no mu tundi turere, ibirori byo kwizihiza uwo munsi byagiye birangwa n'imyidagaduro. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikabigira iti ndera neza nkure nemye. Tukiri muri ako karere ka Musanze, urwunge rw'amashuri rwa Rwinzovu, abanyeshuri barishimira ko bubakiwe ibyumba by'amashuri bishya. Ibi byumba bikaba bisimbuye ibyo mu 1980. Ababyeyi bavuga ko inyubako zari zisanzwe zikoreshwa n'iki kigo zubatswe mu myaka y'1980 zubakishijwe amakoro akunze kuboneka muri aka karere ka Musanze. Amabati nayo yari amaze gusaza. Zimwe muri izo nyubako zari zaratangiye kwangirika ku buryo ababyeyi bahoraga bafite impungenge ko zishobora guteza impanuka ku bana babo. Iki kigo cy'amashuri rero cyubakiwe ibyumba by'amashuri birenga 20 bigezweho, ibintu abaturage bavuga ko byahinduye isura y'uburezi muri ako gace ndetse bikongera icyizere ku mutekano w'abanyeshuri. Umuyobozi wa GS Rwinzovu Rwamuhizi Theophile yavuze ko inyubako za kera zari zimaze imyaka isaga 40 kandi zagiraga ingaruka ku myigire y'abanyeshuri. Kuri ubu rero GS Rwinzovu ifite abarimu 57 n'abanyeshuri barenga 2,000. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko inyubako nshya zizafasha kugabanya ubucucike mu mashuri no gutuma abanyeshuri biga mu buryo bubafasha gutsinda neza. Ibigo by'amashuri birenga 110 mu Rwanda byahawe ibikoresho bya siporo. Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda binyuze mu muryango w'Ubushinwa ushinzwe guteza imbere abatuye mu byaro na Alibaba Group bahaye ibigo by'amashuri 114 ibikoresho bya siporo birimo imipira yo gukina, amafirimbi, imyambaro n'ibindi bitandukanye hagamijwe guteza imbere siporo mu burezi.
Ibyo bikoresho ku ikubitiro bikaba byahawe urwunge rw'amashuri rwa Kanombe, ariko ibigo biri mu turere 9 hirya no hino mu gihugu harimo Nyarugenge, Bugesera, Rwamagana, Kayonza n'utundi bikaba byose bigomba guhabwa ibikoresho nk'uko Imvaho Nshya yabyanditse. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ubwo bufatanye bugamije guteza imbere siporo mu burezi binyuze mu bigo by'amashuri bigahabwa ibikoresho byunganira ibyo bari basanganywe, hagamije gufasha abana gukora siporo no kwiga neza. Irere yashimangiye ko siporo ari umuyoboro mwiza wigishirizwamo n'izindi ndangagaciro, kandi mu gihe umwana yazikoze neza n'amasomo ayumva nta nkomyi. U Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bikorana bya hafi n'Ubushinwa, haba mu bucuruzi, uburezi, ishoramari n'imigenderanire hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda iherutse gutangaza ko abanyarwanda barenga 30,000 bavuga igishinwa, ndetse umubare w'abanyarwanda bajya mu Bushinwa wikubye kabiri mu myaka 2 bitewe n'ibyemezo byo koroshya kubona visa, kwagura imikoranire y'ibihugu byombi n'ibindi. Mu 2023 abanyarwanda barenga 3,500 basuye Ubushinwa. Uyu mubare muri 2025 ukaba wariyongereye barenga 7,000. Mu karere ka Burera ho abanyeshuri bagize ubushyamirane birangira umwe hasize ubuzima abandi barakomereka. Umunyeshuri umwe niwe witabye Imana, abandi barakomereka muri ubwo bushyamirane bwavutse hagati y'abanyeshuri biga mu wa 3 n'abiga mu wa 6 ku ishuri ryisumbuye rya Kagogo riherereye mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera. Ibyo byabaye ku mugoroba wo kuwa 11 Kamena ubwo abanyeshuri biteguraga kujya muri etude ya nimugoroba. Nta mpamvu ifatika cyangwa isobanutse yigeze itangazwa yatumye ubwo bushyamirane bubaho. Abo bana bose bitegura gukora ibizamini bya leta ngo baratonganye, biza kuvamo imirwano yatumye bamwe bakomereka bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gitare, gusa birangira umwe ahasize ubuzima. Aya makuru umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Inyasingira Bakunzi yayemereye umunyamakuru wacu ukorera mu ntara y'Amajyaruguru. N'urupfu rwahungabanyije abandi bana, ariko barahumurizwa. Kuri ubu bakomeje imyiteguro y'ibizamini ndetse n'amasomo asanzwe. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko abana b'incuke babana n'ababyeyi babo mu magororero bahabwa uburenganzira bwose buri mwana akwiye mu Rwanda, burimo serivisi z'imbonezamikurire y'abana bato. Abana baba mu magororero barimo ibyiciro bibiri bigizwe n'icyiciro cy'incuke n'icy'ingimbi n'abangavu. Abana b'incuke barimo abafite ababyeyi bakoze ibyaha, ariko abo bana bakaba bari bakiri bato ku buryo batagombaga gutandukanywa na ba nyina, hanyuma bajyana mu magororero, ndetse hakaba n'abavukiyemo. Abo ni uguhera ku bakivuka kugeza ku myaka 3. Abakuru ni abahamwe n'ibyaha bitandukanye bafite imyaka iri hagati ya 14 na 18 bagororerwa mu igororero rya Nyagatare. Mu kiganiro n'Imvaho Nshya, umuvugizi wa RCS ni CSP Sengabo Hilary yavuze ko abo bana bose bahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi mu gihugu. Amagororero arimo abana b'incuke ni irya Nyamagabe, Nyarugenge, Ngoma na Musanze, ahanini bitewe n'uko ariyo agororerwamo abagore. CSP Sengabo yavuze ko aho haba harateganijwe serivisi z'imbonezamikurire y'abana bato n'ubundi buryo bwo guha abo bana uburenganzira bwose bemererwa n'amategeko, harimo no kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Uretse abana, yanavuze ko ababyeyi batwite na bonsa nabo bahabwa uburenganzira bwo gukurikiranwa no gukurikiza inama zitangwa n'inzego z'ubuzima ku buzima bw'umwana n'ubw'umugore utwite. Mu karere ka Rubavu, ababyeyi bahugira mu bucuruzi bashyizwe mu majwi mu bitera igwingira. Ababyeyi benshi bo mu karere ka Rubavu bahugira mu bucuruzi ntibite ku bana babo batunzwe agatoki nka bamwe mu bakomeza gutuma ikibazo cy'igwingira n'imirire mibi kitaba amateka.
Aka karere gafite imipaka ine yemewe ihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku buryo ubucuruzi bwambukiranya umupaka bukorwa n'abantu benshi. Ubuyobozi bw'ihuriro ry'abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka butangaza ko 85% by'abakora ubucuruzi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ari abagore. Bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu rero mu kurwanya igwingira n'imirire mibi bagaragaje ko ababyeyi bahugira mu bucuruzi gusa baza ku isonga mu gutiza umurindi igwingira rikigaragara mu bana bo muri ako karere. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique yavuze ko mu gushaka igisubizo ku bibazo by'abana bajya mu mirire mibi bashyizeho umunsi wihariye w'ingo mbonezamikurire. Ni mu gihe muri rusange mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi n'ibibazo by'igwingira ry'abana, muri 2011 guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gutangiza gahunda y'ingo mbonezamikurire y'abana bato, ari nayo akarere ka Rubavu gashyizemo imbaraga mu rwego rwo guhangana n'igwingira. Muri ako karere rero habarurwa ingo mbonezamikurire 1434 zirererwamo abana basaga ibihumbi 50. Hiyongeraho izindi ngo zishamikiye ku mashuri 154 n'izindi zishamikiye ku nsengero no ku nyubako zitandukanye za leta. Tukiri ku makuru avuga ku mirire mibi n'igwingira, mu karere ka Gakenke barishimira ko amarerero yatanze ibisubizo ku kurwanya igwingira. Mu buhamya butangwa n'ababyeyi bo mu karere ka Gakenke bavuga ko amarerero y'abana bato yabafashije kumenya gutegura indyo yuzuye no kubona umwanya uhagije wo gukora indi mirimo. Uwanyirigira Jean Eric wo mu murenge wa Mugunga yabwiye Umuseke ko irerero ryabakemuriye ikibazo cyo guhuza imirimo ya buri munsi no kwita ku bana b'incuke. Yavuze ko iyo babasigaga mu rugo bakajya guhinga basangaga abana babo bagiye mu mihana kuzerera ndetse rimwe na rimwe bagahura n'impanuka. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage w'Amahoro Tereza avuga ko amarerero yagize uruhare rukomeye mu kwigisha ababyeyi kurwanya imirire mibi. Akarere ka Gakenke gafite amarerero arenga 1000 ariko kifuza kuzamura uyu mubare ukagera nibura ku 1848, dore ko izihari ari 1007. Ibi bigezweho buri mudugudu waba urimo ingo mbonezamikurire 3, bakaba bateganya kubifashwamo n'abafatanyabikorwa barimo Kiliziya Gatolika, Paruwasi ya Janja n'abandi bafatanyabikorwa b'ako karere batandukanye. Umukobwa w'imyaka 17 yishwe n'abantu bamusanze mu nzu. Inkuru y'Umuseke ivuga ko umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko yishwe n'abantu batahise bamenyekana, bateye uyu mukobwa icyuma mu rubavu ndetse bamuca ikiganza. Urupfu rw'uyu mukobwa rwabereye mu mudugudu wa Kavumba, akagari ka Kinungu, umurenge wa Remera, mu karere ka Ngoma. Amakuru avuga ko uriya mukobwa w'imyaka 17 y'amavuko yararaga mu nzu yo ku ruhande iwabo, ababyeyi be bakaba mu nzu nini. Mu ijoro ryo ku itariki 10 abagizi ba nabi rero batahise bamenyekana binjiye muri iyo nzu bamutera ibyuma. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyontagira Anatali yemereye iki kinyamakuru iby'uru rupfu ati nibyo niko byagenze kandi birababaje. Niyontagira yavuze ko ubuyobozi hamwe n'inzego z'umutekano bageze aho iki gikorwa cyabereye bahumuriza abaturage, ndetse avuga ko iperereza ku bakekwaho iki cyaha ryahise ritangira. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamduni Twizeyimana yemeje ko iperereza ku rupfu rw'uyu mukobwa ryatangiye. Umurambo wa nyakwigendera icyo gihe wari wahise ujyanwa gukorerwa isuzuma. Dusoza aya makuru reka tubabwire ko ibigo by'ikoranabuhanga mu burezi bigiye kongererwa ubushobozi. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko kongerera ubushobozi ibigo bikwirakwiza ikoranabuhanga mu mashuri bizafasha kuzamura ireme ry'uburezi n'umusaruro w'abanyeshuri ndetse no kwihutisha ikoranabuhanga mu gihugu.
Ibi byagarutsweho kuwa kane ku itariki 11 ubwo hatangizwaga Mastercard Foundation EdTech Fellowship Rwanda igamije gushyigikira ibigo by'ikoranabuhanga mu burezi no kubifasha kwagura ibikorwa byabyo. Muri iyi gahunda ibigo 8 byatoranijwe bizahabwa ubujyanama, amahugurwa n'inkunga ingana n'amadolari y'Amerika 50,000 hagamijwe kubifasha kwagura ibikorwa no kongera umubare w'abanyeshuri bigeraho. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Honorable Claudette Irere yasabye abafatanyabikorwa mu burezi n'ikoranabuhanga gushora imari no mu bitekerezo n'impano zubaka abashoramari b'ejo hazaza. Alex Ntare, umuyobozi mukuru wa ICT Chamber, yavuze ko EdTech Fellowship izateza imbere ikoranabuhanga mu burezi, kwagura udushya no kuzamura ireme ry'imyigire. Yavuze ko iyo gahunda izaha igishoro ibigo bikwirakwiza ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri, bikabifasha kwagura ibikorwa byabyo, guteza imbere ireme by'uburezi no gufasha igihugu kugera ku cyerekezo 2050 ndetse na NCT2 muri rusange. U Rwanda rubaye igihugu cya 12 gishyira mu bikorwa iyi gahunda, aho iri gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na Rwanda ICT Chamber mu gihe cy'imyaka 5. Tugeze ku musozo w'amakuru yaranze iki cyumweru, yaba ayasohotse mu kinyamakuru Ijambo ry'Umwana ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. Reka nkwibutse kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, hanyuma kandi unadukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose wandika Ijambo ry'Umwana rimwe, ndetse udukurikire no ku kinyamakuru mu nkuru twandika mu ndimi ebyiri, ni kuri Ijambo ry'Umwana _rw.